Mureke tuganire ku kibazo umuvandimwe yambajije cya parikingi z'ino ahangaha, ngo ese parikingi z'iyo i Buraya ese zirahenze nk'ino ahangaha muri Afurika, ese parikingi z'aho ngaho zimeze ziti? Rero nicyo nashatse ko tuganira uyu munsi, parikingi n'abantu bashinzwe amaparikingi na kamera zo mu mujyi zitakwemerera kwinjira mu mujyi. Inaha burya hari ahantu utemerewe kwinjira mu mujyi, imodoka isanzwe cyangwa imodoka ishaje. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi rero reka tuganire ku maparikingi inahangaha mu mujyi, uburyo usanga kwinjira mu mujyi birahenze birahenze kwinjira mu mujyi, kwinjiza imodoka yawe mu mujyi witwayemo gusa. Urugero nk'umuntu wenda urabona aho bategera za train nyinshi ziba ziri mu mujyi hagati, za gare ziba ziri hagati mu mujyi. Usanga kwinjira aho hantu atari ibintu bihendutse. Usanga umuntu wawe ufite umushyitsi cyangwa wowe ugiye kujya ahantu mu wundi mujyi cyangwa mu kindi gihugu, birutwa nuko wasiga imodoka mu rugo ugafata tagisi cyangwa ugafata bisi, kubera yuko amafaranga umuvandimwe ari bugukoreshe ajya kwinjira mu mujyi guparika byonyine, amafaranga agahinda kareta kakwica. Mu minota nk'icumi uba uparitse aho ngaho, ushobora kwisanga utanze wenda nk'ibihumbi 20 by'aho ngaho cyangwa 30 akuvuyemo ako kanya rwose. Kandi noneho n'ikisekeje nuko hari aho winjira, ukinjira bariyeri ni automatique, nta muntu ubura aho ngaho, ikaba yagufotoye, wajya gusohoka ikaguha itike ugomba kwishyuriraho. Ni ukuvuga ngo bigenda bite, wowe ufata nimero z'imodoka zawe ugashyira mu mashini igahita ikubwira amasaha umazemo n'amafaranga ugomba kwishyura. Ni uko nguko bikora, kandi amakeya hari igihe njya yavuga ngo birandenze, amakeya ni nk'ibihumbi 20, ubwo ngo kandi umazemo hafi nk'isaha imwe gusa, ibihumbi 20 bikayikuvuyemo. Ni uko biteye. Reka rero mbitangiriye mu buryo burambuye. Inaha rero hari abapolisi. Iyo bavuze abapolisi n'ahangaha ushobora kuzabona hari amoko 3 y'abapolisi. Hari bano bapolisi basanzwe nyine bashinzwe umutekano, baba bari mu modoka cyangwa bagenda n'amaguru cyangwa bagenda ku magare, baba bambaye imyenda ya gipolisi kandi barengejeho ibyo bita high vest, ku buryo ushobora kumubona aho waba uri kuri hose. Tuno tuveste nyine utujaketi tubengerana tw'umuhondo. No, abo ni abapolisi basanzwe bafite n'utwuma nyine two kwiproteja mu gihe ubarwanyije. Urumva ko kandi akenshi baba ari babiri, ntushobora kumubona ari umwe ku giti cye, babiri cyangwa barenze, ariko akenshi baba ari babiri, bagenda ku gare, bagenda n'amaguru cyangwa bari mu modoka. Ubundi ba kabiri ni abantu uzabona bigendera mu muhanda, nabo baba ari babiri, bambaye imyenda ijya kumera nk'igipolisi ariko nta high vest baba bambaye. Oya, nta high vest baba bambaye, ubona bameze nk'abapolisi ariko bo itandukanye na high vest. Ikizabikubwira, bafite icyapa cy'umujyi waho ngaho bari, nicyo cyapa. Ushobora kubabaza adresse aho ugiye, ukabereka adresse, kuko baba ari abanyamujyi, baba bazi umujyi kuko baba bakorera uwo mujyi, ni nk'abakozi b'intara, nibo baba bakorera. None akenshi abo ngabo icyo bakora nabo gufasha nk'abantu bagiye kurwana, bakaba bajya hagati bakaza murapfa iki bimeze bite, bakaba babafasha guhamagara polisi, cyangwa se nabo bahana umuntu uta igipapuro umwanda ukawuta hasi, kwa kundi umuntu arya shekreti yayirangiza agacira hasi, baraguhana. Ni ukuvuga ngo bahita bagufata, bakakwaka adresse yawe, bakakwaka izina ryawe, bagahita bakohereza fagitire ku nzu yawe. Kandi ahangaha tubyumve neza, ntabwo ushobora kubabeshya ngo uzane izina ryo kubeshya, uzane na adresse yo kubeshya. Kubera iki? Iyo uzanye izina bashyira mu mashini, bagahita bareba ko iyo adresse ibaho. Koko inaha biragoranye, ntabwo ushobora kwicara gutya ngo wihimbire adresse mu mutwe. Oya, biragoranye, kubera ko ashobora kubaza ikibazo kimwe, adresse yihe ukamubwira, wajya kwihene ugasanga aho ngaho, kugira ngo agufate neza, wenda aho ngaho hari n'inzu, ni bino bizu binini biba bifite nka adresse nk'eshatu.
wowe wavugamo imwe ebyiri agahita abona ko ubeshye, kandi iyo ubeshye gusa gatoya ahita ahamagara polisi, ubwo kaba karabaye. Niyo mpamvu usanga abenshi abimukira twirukanka aho ngaho nyine ukozamo po ukirukanka. Kubera iki? Uzize kuba uciriye shekereti hasi, uciye kuba ukoze nk'agapapuro mu mufuka ukagukuramo ukagata. Ibyo ni ibintu usanga abanyamahanga akenshi tubizira tubipfa, cyangwa wa muntu unywa itabi yarangiza kunywa itabi akajugunya. Biriya rero urabihanirwa. Ahangaha ni ibintu umuntu urimo kumva iyi video aho waba uriho wese, iki kintu ukiteho cyane, kuko hari abanyamahanga benshi bakavukire bacu babirabura usanga bahura na bino bibazo cyane. Abo ni abapolisi ba kabiri. Abandi bapolisi bajya kwambara nk'aba ngabo bo noneho baba nabo ari babiri, ariko bakunda kuba bafite utuntu tw'udukamera, bafite n'amatelefoni. Bo icyo bakora ni ukureba imodoka ziparitse nabi, imodoka ziparitse aho zitakagombye kuba ziparitse, bagahita bashyiraho itike ku idirishya cyangwa ku kirahuri cy'imbere. Aba niko kazi kabo, kwishyura guha itike imodoka zaparitse nabi. Imodoka iyo ariyo yose, iyo uparitse ahantu utahemerewe, kubera ko imodoka ihemerewe ni imodoka y'ikirema, nayo uba wasize aho ngaho itike y'ibirema bagahita bayibona. Abo bantu inaha rero hari uburyo baparika nk'imodoka, ugasanga hari ibyo ku mabordire bashyiraho imirongo y'umuhondo, hari aho aba ari umuhondo ari imirongo ibiri, babyita double line cyangwa single line. Kuri single line ushobora kuhaparika aho ngaho nta kibazo, ushobora kuhaparika ugakomeza nta kibazo, ariko uwemerewe guparika aho ngaho nko muri weekend ushobora kuhaparika nta kibazo, nta tike baguha. Ariko kuri double line uko byagenda kose ntago wemerewe kuhaparika, na polisi ihagusanze polisi bashobora kuguhana aho ngaho bakaguha fine. Ariko noneho aba bantu bashinzwe imodoka na polisi isanzwe biratandukanye. Polisi isanzwe uparitse ahantu utemerewe guparika, polisi ntacyo igutwara. Polisi isanzwe ishinzwe umutekano ntago ibibareba, ahubwo uparitse hagati mu muhanda, yes, kugira ngo ubyumve neza, uparitse kuri bordire nta kibazo, ariko uparitse hagati nko ku ruhande ugaparika iruhande rwa bordire, aho ku buryo ubloka izindi modoka zirimo guhita, polisi aho ngaho ishinzwe umutekano yo irakubwira ngo kuraho imodoka yawe. Wakwanga bafite uburenganzira bwo kuza koko ngo wabasuzuguye, bakaguha itike, bakaguha igihano fine, amafaranga. Ubwo wakomeza bakagenda bazamuka ako kanya, bashobora kuguha ibyo bita triple ako kanya aho ngaho, mu gihe cyose ushatse kubasuzugura. Uko basuzugura niko bagenda bazamuka mu bihano, kuko ni babiri, bafite amakamera, baba bafite evidence, bafite ikigaragaza cy'ibyo basuzuguyemo. Hari noneho ikindi, hari ibyo bita hari CCTV. Hari ahantu abantu inaha batemerewe kunyura, hari ahantu imodoka zitemerewe kunyura kubera ko izo modoka zishaje. Kuva imodoka waguze mbere y'ibihumbi 2018, ni ukuvuga ngo wenda wayiguze 2017, 2016, 2010 kumanuka, izo modoka hari ahantu mu mujyi zitemerewe kwinjira. Kubera iki? Baravuga ko ngo zitanga umwotsi, ni imodoka zifite carbone, ni ukuvuga ngo zifite CO iri hejuru, emission. Ni ukuvuga ngo izo modoka usanga n'imisoro y'umuhanda, izo ngizo zifite CO iri hejuru, usanga zifite imisoro iri hejuru. Ariko imodoka kuva ku bihumbi 2018 kuzamuka hejuru, ndavuga ibihumbi 2019, ibihumbi 2020, ibihumbi 2021 kugeza 2026 zasohotse. Izo modoka nyinshi ziri electrique, ni imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Usanga izo modoka nyinshi nta n'imisoro y'umuhanda zitanga, izo zo zemerewe kujya mu mujyi. Usanga rero nkatwe ba rubanda rugufi twaguze imodoka zishaje mu mujyi tutemerewe kujyaho. Hari ahantu muri zone bita green zone tutemerewe kujyayo. Kubera iki? Kubera yuko uramutse winjiyeyo kamera ziba zihari zigufotora, ejo mu gitondo ugahita ubona ibarwa mu nzu iwawe, kubera ko inahangaha kamera igufotoye ku modoka yawe bahita babona adresse nyiri modoka, bagahita bohereza ibarwa n'ifoto y'imodoka yaho wanyuze, bakubwira fine ko ugomba kwishyura. Bigenda bite rero? Hari igihe nk'ubwo
iyo ngiyo bagutegeka ko ugomba kwishyura wenda tuvuye nk'ibihumbi 50 mu gihe cy'ukwezi n'igice, ariko bakakubwira ngo niwishyura mu gihe cy'icyumweru wemerewe kwishyura icya kabiri. Iyo nabakubiswe na kamera. Noneho babandi kuri bapolisi babandi navuze bakontorora nyine abantu baparitse aho batagomba kwemerwa guparika, cyane cyane mu mujyi nanga nta muntu uparika mu mujyi, kirazira abantu baparika mu mujyi nanga ahenshi ni abantu baparika igihe cy'isaha imwe amasaha 2 kubera ko ugura itike. Hari imashini ugenda parking machine ujya kuguraho parking machine ujya kuguraho itike, kandi ziba zihenze pe. Bityo rero ugasanga umuntu aparitse aho ngaho mu muhanda isaha imwe amasaha 2 ugahita wigendera. Ubundi haba hari ama parking privé abari aho ngaho mu mijyi ni myinshi cyane, usanga nizo abantu bakoresha kandi nazo zirahenze. Izo zirahenze. Reka rero mbahe gatoya ku biciro umujyi w'ahangaha ariyo tuvuga ko ari akarere k'ahangaha kinjiza amafaranga ugendeye ku ma parikingi y'ahangaha bigendana na budget y'igihugu cy'ahangaha. Nyine ni ukuvuga ngo buri karere kagira budget yayo, noneho iyo budget ese yinjiza amafaranga angahe. Reka rero turebe n'amafaranga angahe. Ahangaha baravuga ko mu mafaranga uyu mujyi winjiza, umujyi ntashatse kuvuga izina ariko imijyi yose ijya kumera kimwe, baravuga ko ngo nibura amafaranga yinjira mu gihe cy'umwaka, buri mwaka binjiza amafaranga ari hafi miliyoni 50 y'abantu baparitse ahantu hatemewe guparika, ubwo bakabaha itike. Abantu ubwo nabo usanga banyuze handi kuri CCTV, banyuze aho batagombye kunyura, bakaba ibyo bita fine. Babandi baparitse aho batagombye guparika bo babaha itike, uraza ukayishyira ku kirahuri, bakayishyira ku kirahuri, bakayifotora n'imodoka yawe, bagafotora naho waruri, ubundi bagashyira ku dirishya bakigendera. Noneho ni nabwo bakubwira ngo uzishyure mu gihe ukwezi n'igice, ariko uramutse wishyuye mbere ho gatoya byaba byiza kurushaho, cyane cyane aho baba kugira inama kugira ngo wishyure mu gihe cy'icyumweru wishyura icya kabiri. Ariko iyo wishyuye imbere yaho ukabyibagirwa cyangwa ukagira ibyago ugasanga itike yawe umuyaga wayijyanye, waza ugatwara imodoka ntumenye yuko itike yawe umuyaga wayigurukanye, ujya ukabona nyuma y'ukwezi kwarangira ukabona bakohereje ibarwa bavuga ngo ntago wubahije amabwiriza y'akarere y'uko ugomba kwishyura amafaranga kubera ko waparitse aha n'aha kutarikiye kusahiniye. Nabwo bakohereza n'ifoto yaho ngaho igaragaza imodoka yawe, bakakubwira ngo kubera iyo mpamvu rero turakwibutsa yuko ugomba kwishyura ayo mafaranga. Ibi ni ibintu biri mu mitungo, amafaranga akarere kinjiza kurusha andi mafaranga yose, kurusha imisoro. Nkaho mujyi ntuyemo imisoro igihugu kibona kikura mu bintu bikurikira. Imisoro y'inahangaha ituruka ku mazu abantu batuyemo, ibyo bita road tax. Iyo ntago ari road tax, iyo bayita council tax. Buri muntu utuye n'ahangaha yishyura amafaranga buri kwezi, ariyo y'amazi n'abantu batwara ibishingwe. None abatunze imodoka nabo bishyura ibyo bita road tax. Ayo ni amafaranga yose akarere gakusanya. Usanga rero ayo mafaranga niyo bakoresha mu kubaka imihanda, mu gukora ibikorwa remezo, amashuri n'ibiki byose baba bakora muri ako karere. Bavuga rero ko yuko aya maparikingi niyo atanga amafaranga akomeye. Parikingi rero ziri mu mujyi ahangaha nyinshi ni privé n'iz'abantu ku giti cyabo, ariko batanga imisoro kuri leta. Icyo cyumvikane neza. Kandi rero usanga akenshi izo parikingi nkubwije ukuri yuko ushaka kuzunguruka umujyi muzima wabuze aho parika, aho ugiye hose iruzuye, aho ugiye hose haruzuye. Kubera iki? Mu buhe buryo? Reka mbisobanure. Kubera ko ushobora gusanga utuye hanze y'umujyi, none hanze y'umujyi ugasanga amafaranga yo gukoresha kuri tire cyangwa na bisi ari menshi kurusha ko wakwishyura parikingi y'imodoka yawe. Aho ngaho birumvikana, urumva ko byo ni ibisanzwe. Kubera iki? Wenda aho utuye bisi kugera aho ukorana amafaranga menshi cyane, n'akazi benshi abantu bakora mu mijyi usanga ari amakampani akomeye, akenshi afasha abakozi babo
kubahemba amafaranga meza kugira ngo babone amafaranga yo kwishyura iyo misoro yose, nk'iyo misoro ya parking usanga babibafashamo. Icyo rero ikindi ahangaha reka ndebe niba ntacyo nibagiwe: old cars, green card, police single parking, CCTV stop parking. Nibyo rero numva twavugaho, kubera yuko uko umujyi ugenda ukura niko bagenda bongera aho abantu batemerewe guparika. Ni ukuvuga ngo uko umujyi ugenda uba munini, mbere hari ukuntu twazaga tujye kwinjira mu mujyi tugasiga ahantu imodoka tukigendera n'amaguru kandi ukabona ntacyo bitwaye, ariko ubu ngubu naho ngaho kubera ko batangiye kuhubaka reka da ntushobora kuhaparika imodoka, uragenda ugasanga reka da bahubatse amazu, ugasanga rero ntushobora kujya guparika ku nzu prive y'umuntu w'abandi kuko naho haraparitse, usanga imodoka, ugasanga uko umujyi ugenda utera imbere niko parikingi bagenda bazigiza kure, noneho ugasanga niko ibiciro bikomeye. Bityo rero gutunga imodoka inanga ni umuzigo. Impamvu zanye kino kintu nuko ari mu rwego rwo gusubiza umuvandimwe wambwiye yuko ngo mubarize ibintu by'amaparikingi y'imodoka mu mujyi bimeze bite. Inahangaha umujyi umunsi kuva kuwa mbere no kuwa gatanu umujyi abarimo imodoka nkeya cyane, izirimo n'iz'abantu b'abakire bakomeye cyane kandi nabo baba baje basohoka binjira bagenda, cyangwa iz'abantu bakuze bafite za karite z'ibirema. Inahangaha abantu iyo uri kirema hari karite baguha bayita blue card, izo ngizo blue badge n'iz'abantu b'ibirema, usanga bo babemerewe guparika ahantu ahariho hose nta kibazo. Yes, ayo rero niyo makuru nashoboye kubagezaho, kubakusanyiriza kuri uyu munsi. Mukomeze mugire umunsi mwiza na weekend nziza. God bless you all of you. Ciao.